Ndabizi benshi muri twe batekereza yuko igogora ry'ibyo kurya ritangira mu gifu. Ese koko nibyo? Bahaye ikaze, nitwa Olive. Igogorwa rifite akamaro gakomeye mu buzima bw'umuntu kuko niryo rituma ibiryo urya bihinduka imbaraga n'ibindi bikoresho umubiri ukeneye kugira ngo ukore neza. Ibiryo turiye igogora ribihindura amasukari, poroteyine, amavuta, amazi na minerals umubiri ushobora gukoresha. Ni urugendo rutangirira mu kanwa. Aha habera igogora mu buryo bwa mekanike. Ni ukuvuga ngo ni ugusya ibiryo mu buryo bw'imbaraga. Aha amenyo asya ibiryo akabicagagura mu duce duto mu buryo bworoshye kubimira. Iminwa n'ururimi bifasha kuvanga ibiryo ndetse n'amacandwe. Mu kanwa haberamo nanone igogora mu buryo buri kemiko. Ni ukuvuga gusya ibiryo hifashishijwe imisemburo. Aha imvura zo mu kanwa zivura amacandwe menshi yifitemo ubwoko bw'imisemburo itandukanye ifasha amenyo gutatanya byimbitse ibiryo. Ibiryo iyo bimaze gucagagurika no kwivanga n'amacandwe bibyara likide ifasha imeze nk'igikoma, ari nayo imanuka ikanyura mu muyoboro wa esophagus yerekeza mu gifu, gukomeza gucagagurwa ku kigero umubiri ubasha gukuramo ibyo ukeneye. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki gice. Kora like, usangize n'abandi iyi video. Ufite ikibazo cyangwa inyunganizi, dure muri comment section. Muba amahoro.